iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza banyeshuri beza. Nanjye ndaje kandi ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo rirebana n'iyi ngingo. Tugiye kureba isano iri hagati y'umunyabwenge, inama n'impanuro. Umunyabwenge, inama n'impanuro. Ese umunyabwenge ni muntu ki? Umunyabwenge cyangwa se abanyabwenge ni abantu bose bakunda kandi bashaka ubwenge. Ubwenge buhishwe mu nama nziza no mu mpanuro zitunganye. Inama zo rero ni igikwiriye, inzira nyayo y'ukuri. Ndabaha urugero hano muri Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 16, Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umunyabwenge rero ninde? Umunyabwenge ni wa wundi ukunda inama agirwa n'Imana. Inama rero Imana itugira muri uyu murongo nuko nyuma yo kutwereka urukundo rwayo igatanga Yesu Kristo agapfa urupfu rubi ku musaraba, inama Imana itugira niba tudashaka kurimbuka nuko twizera Yesu Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka. Icyo gihe Imana iratubwira ngo ntabwo uzarimbuka ahubwo uzahabwa ubugingo buhoraho. Iyo se si inama? Twese abari mu isi twakoze ibyaha, turabo kurimbuka, turabo gucirwaho iteka, ariko Imana itugira inama y'ukuntu dushobora kutarimbuka ahubwo tugahabwa ubugingo. Iyo nama kuyikurikiza ni ukuba umunyabwenge. Guca iyo nzira ni ukuba umunyabwenge. Abefeso 2 umurongo waho wa 9 biratubwira ngo sino kubw'imirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Umurongo wa 8 w'iki gice uratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo. Umurongo wa 9 kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Rero iyi niyo nama Imana iduha, cyangwa se nibwo bwenge Imana iduha. Ni ukuri kuva mu ijambo ryo mu kanwa kayo. Imana iravuga ngo si kubw'imirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Rero njya ntangara cyane iyo mbonye abantu bavuga ngo nudakora ntuzajyayo, kandi Imana iravuga ngo nutizera ntuzajyayo. Ndetse iranero rikavuga ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Hanyuma abantu bakakubwira ngo nudakora ntuzajyayo. Hitamo inama y'ubwenge, hitamo neza, hitamo inama y'ubwenge. Inama rero nzima ni igikwiriye, ni inzira nyayo, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Inama ni uko wareba iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo akaba ari byo ukora, ukareka kumva ibiva mu kanwa k'abantu gusa nk'ibyabo, ahubwo ukareba ibiva mu ijambo ry'Imana, mu kanwa k'Imana, akaba ari byo ukora, akaba ari byo wubakiraho ubuzima bwawe. Icya gatatu cyangwa se impanuro zo, iki ngiki ni ikintu kibi tudakwiriye gukora, sibyo? Niba ikintu ari kibi tudakwiriye kugikora, hanyuma tukabwirwa ngo icyo ni kibi ntugikore, ni nkaho tuba turimo kuburirwa, tuba turi kuburirwa kugira ngo tudakora ibyo tudakwiriye gukora. Ibi rero uko ari bitatu ni ingenzi kandi biruzuzanya. Umunyabwenge akunda inama
n'impanuro, kandi nabyo bimugirira umumaro ukomeye cyane. Bimugirira umumaro ukomeye cyane cyane. Imigani igice cya mbere umurongo waho wa 5, Imigani igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 5, ndagira ngo urebe umunyabwenge azarushaho kuba umunyabwenge. Iki kintu ndagikunda cyane, kandi nsenga Imana buri munsi, nsengera n'abanjye, nsengera nawe uteze amatwi, ngo Imana idufashe duhitemo kuba abanyabwenge, kuko umunyabwenge azarushaho kuba umunyabwenge. Azarushaho kuba umunyabwenge ate? Azarushaho kuba umunyabwenge ryari? Ibyo akeneye kugira ngo arusheho kuba umunyabwenge, dore ngibi hano. Imigani igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Hano hejuru iyo usomye umurongo wa mbere, uwa 2, uwa 3 n'uwa 4 bitwereka impamvu cyangwa se umumaro w'iki gitabo cy'imigani. Hano ku murongo wa 2 haratubwira ngo imigani niyo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, niyo ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera, niyo iha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga. Ibi byose rero iyo bibaye bituma umunyabwenge uteze amatwi yunguka ubwenge, kandi umuhanga akagera ku migambi itunganye. Umunyabwenge azarushaho kuba umunyabwenge igihe azakunda inama n'impanuro byo mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri, umunyabwenge afite ubushobozi bwo kwiyibutsa inama n'impanuro. Iki kintu ndagira ngo ucyumve. Umunyabwenge yifitemo ubushobozi bwo kwiyibutsa inama n'impanuro. Niba uri umukristo ukaba uteze amatwi, ndagira ngo utekereze mu buzima bwawe, utekereze urebe hahandi uba ugiye nko gukora ikintu, tuvuge wenda wumva ufashe umwanzuro ukavuga uti uno muntu arantutse, none ubu ngubu ngiye kumwigisha isomo, ngiye kumuhana rwose. Warangiza ukavuga uti Bibiliya iravuga ngo dukunde abanzi bacu. Ugahita wumva wisubiyeho ukavuga uti yewe uno muntu nimwigisha isomo ntabwo ndi bube nkoze icyo Yesu ambwira. Maze ukumva ururutse, ukumva uraruhutse, ukumva ukwiriye kumwihorera akigendera cyangwa se akanakurenganya. Ukumva ibyo ngibyo urabyakiriye, ntiwumve ko ukwiriye kwihorera. Nigeze umunsi umwe kugirirwa ubuntu n'Imana, kuko ubundi ntabwo yari kamere yanjye, ni ubuntu nagiriwe n'Imana. Umuntu umwe arambwira ati rwose ubu ngiye kugukubita, ngiye kugutimbura rwose. Ndangije aho byavuye nanjye sinahamenye, naramubwiye nti rwose ndiruka ntabwo uri bunkoreho, jyewe ndiruka. Yarasetse, ibintu birangira bityo. Ariko nk'uko nkubwiye, ntugire ngo ninjye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Rero icyo ndi kugira ngo umenye neza hano ni uko umunyabwenge yifitemo ubushobozi bwo kwiyibutsa inama ndetse n'impanuro. Hano mu migani igice cyaho cya 20 umurongo waho wa 5 ndagira ngo tuharebe. Imigani igice cya 20 umurongo waho wa 5 birambwira ngo imigambi yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi y'imuhengeri, ariko umunyabwenge azayifindura. Uri kucyumva? Azayifindura. Imigambi yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi y'imuhengeri. Ntabwo ndagera imuhengeri,
ariko nkurikije uko mbitekereza, amazi y'imuhengeri ntabwo ari amazi aba yoroshye, kuko imuhengeri ni hahandi amwe muri santere aho amazi ari buhurire. Urumva se aba yoroshye? Ntabwo aba yoroshye, abanyuranamo agongana agira gute. Ibitekerezo rero cyangwa imigambi yo mu mutima w'umuntu bishushanijwe n'ayo mazi y'imuhengeri. Ariko umunyabwenge arabifindura cyangwa se arayifindura iyo migambi, areba mwitunganye akamenya idatunganye, agahitamo gukurikiza itunganye, idatunganye akayihorera akayihana. Cya gatatu, umunyabwenge atega amatwi impanuro. Umunyabwenge atega amatwi impanuro. Imigani igice cya 15 umurongo waho wa 31, Bibiliya irambwira ngo utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Umunyabwenge atega amatwi impanuro. Utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Ese ubundi igihano kiyobora mu bugingo ni iki? Cyangwa se imbuzi iyobora mu bugingo ni iyihe? Ni ya yindi iva mu kanwa k'Imana yo mutanga bugingo, hanyuma ikatwereka aho dukwiriye kunyura. Ndakwinginga nshuti yanjye ngo uhitemo kuba umunyabwenge, ukunda inama n'impanuro z'ukuri, kandi ubishyire mu ngiro, bizaguhindukira ubutunzi bukomeye cyane. Ubwenge buzakurinda, inama zitunganye zizakumurikira, ugende ahabona, ugendere mu mucyo. Impanuro zigufashe kubaka ku rutare, aho ubuzima bwawe butazanyeganyega, aho uzajya ugendana n'Imana utunganye. Kubera iki? Wahisemo kuba umunyabwenge, wumvira inama n'impanuro biva mu kanwa k'Imana. Uyu munsi ba umunyabwenge. Uyu munsi shaka inama n'impanuro by'Uwiteka, aba ari byo bikuyobora mu kazi kawe, aho ugiye kwiga cyangwa se gusura abantu, ibyo urimo byose uba umunyabwenge, ushaka inama z'Uwiteka, kandi impanuro z'Uwiteka aba ari byo byuzura mu mutima wawe. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire